burya iyo urimo kugendera mu cyo Imana yakuremeye uba urimo kuba uw'umumaro, kuko Imana ntiyaturemye kugira ngo tube abantu badafite agaciro, abantu batakaza umwanya. Hari ikintu cyakuzanye mu isi ugomba gukora byanze bikunze. Ni ukuvuga ni tashe y'umuntu ageze mu isi no kugeza ayivuyemo. Inzitizi ya mbere ishobora gutuma tutaba ab'umumaro ahanini ni ukudatozwa neza. Kudatozwa neza ni ukuba kwigira ku birenge by'abantu batari beza, cyangwa ukigira ku birenge by'injiji zikagutoza ibyo zitakagombye kugutoza, bigatuma udindiraho kuba watera imbere mu buryo bw'umwuka, bigatuma uhora wirebaho cyangwa ureba ibidakwiriye. Indi nzitizi nababwira ni ukutareba imbere ugahora ukururwa n'amateka. Usanga ubuzima bwe bwose akururwa n'amateka y'ibyashize, ibyamubabaje, ibyamuvunnye, kumva bitazashoboka, kumva byaragenze gutyo ubushize bitazongera. Icya gatatu nababwira ni uguhora twigereranya n'abandi. Abantu benshi cyane muri ubu buzima ahora yigereranya n'abandi, yumva kanaka kuko atakoze ibi cyangwa kuko yabikoze nabi nanjye ngiye kubikora, wese ngenda abikora ndinde. Icya nyuma rero navugaga ni environnement tubamo, ni inshuti zacu tugendana, ni imiryango yacu tubamo. Aho uri buri gihe usa naho. Iyo uba mu bantu b'abanebwe uzaba umunebwe. Bahora baposiponinga ibintu igihe cyose bavuga ngo urumva ngo twebwe ngo urareba ngo turacyafite igihe. Wabwirwa n'iki gihe usigaje? Ukwiriye kuba uw'umumaro mu gihe urimo, apana kuvuga ngo ejo. Ejo ntabwo ari ahawe. Imana ntibishaka uzageza, ariko nitabishaka se. Tugomba kwiga gutega amatwi Imana. Kwiga gutega amatwi Imana, ukayiba hafi, ukayisenga, ukayisobanuza. Ni ukuri ntabwo yakubeshya. Abantu bo batubeshya, ariko Imana ntishobora kubeshya umuntu. Iga kuba imbere y'Imana, ukunde gusenga, ukunde gusoma ijambo ry'Imana, ukunde guterana no kumva ibyayo. Nubwo utahura n'abantu ariko wumva ibyayo. Hari uburyo bwinshi Imana yadushyiriyeho. Umwanya wo gutakaza igihe urimo kumva ibidafite umumaro, wumve ubuhamya bw'abandi, wumve ijambo ry'Imana, wumve ikibwiriza, usome Bibiliya. Ntabwo uzaba umumaro muke ugenda muri ubwo buryo uko ubishoboye, kandi ubane n'abo muhuje ibyiringiro. Turabakiriye muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi nk'uko mubibona turi kumwe n'umukozi w'Imana, araza kutuganiriza byinshi. Ni umukozi w'Imana Evangeliste Darling, kugira ngo byinshi araza kubyivugira, ariko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba uw'umumaro mu gihe cyawe. Ni byinshi, abantu benshi baba bafite inzozi zitandukanye kuva bakiri batoya kugeza bakuze, ariko nta muntu utaba wifuza kuba uw'umumaro mu gihe cye, kuba uw'umumaro ku muryango we, kuba uw'umumaro ku itorero rye, kuba uw'umumaro mu baturanyi, kuba uw'umumaro ku gihugu, kuba uw'umumaro ndetse no ku isi hose. Ariko se inzira y'ukuri nyayo ishobora kubitugezaho ni iyihe? Ikiganiro cyacu nibyo kiri bwibandeho uyu munsi. Mureke tudatinze cyane twakira umukozi w'Imana, nk'uko mubizi atangire asenga twiragiza Imana kugira ngo ibyo dukora byose tubikore tuyobowe n'Umwuka Wera. Niturangiza twinjire mu kiganiro nyirizina. Murakoze. Yatangira twibwira, akadufasha mu isengesho, tugatangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Muhawe ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Darling Clementine, nkaba ndi umugenzi ujya mu ijuru, nsengera muri Zion Temple ya Kimironko, nkaba ndi umumama nk'uko mubibona. Numva rero hari contribution natanga ku bijyanye n'iki kiganiro tugiye gukora, ikiganiro cyo kuba uw'umumaro mu gihe cyawe. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu Kristo, ntabwo twakwishoboza, nta kintu na kimwe dushobora tudakoreshejwe nawe. Niyo mpamvu uyu mwanya tukwinginze kugira ngo uzubane natwe, ineza yawe, ubuntu bwawe bitubeho cyane, kugira ngo Mwami n'uyu mwanya tugiye gutanga uhinduke uw'umumaro, kuko nicyo twifuza Mwami, kandi nicyo waturemeye. Urakoze kuko ubaniye natwe,
mu izina rya Yesu Kristo niho tubyambaje, amen. amen. Kabisa ngo ni umugenzi ujya mu ijuru. Imyaka ingahe na Kristo? Kristo turaziranye hashize imyaka 40 mbana nawe. Umuririmbyi umwe yararimbye ngo Yesu Kristo nshuti yanjye turakundana pe, ni inshuti yanjye y'akaramata. Abanzi barabizi yuko tubana, ariko wabizi cyane kuko ni inshuti yanjye ya buri munsi, haba abantu bareba batareba, ni inshuti yanjye nitabaza mu gihe gikomeye, ni inshuti yanjye tuba turi kumwe mu gihe cy'umunezero. Urwo rugendo rwose tumaranye twabanye neza, niwe nshuti idahana, ni inshuti nakonseye umuntu wese ngo ayiyoboke. Inshuti zo mu isi zaguhemukira, ariko yo ntashobora kumpemukira. Rero ndacyafite urugendo runini rwo kubana nawe nkiri mu isi kugeza ku munota wanjye wa nyuma wo kubaho. Tuzaba tugicuditse, tuzaba tukiri kumwe, ibyo ndabihamya, ndanabyizeye, kandi azanshoboza. Amen. Reka tudatinze twinjire mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi, kugira ngo ibyo nabyo twabifatira ikindi kiganiro cyabyo, urugendo rw'imyaka 40 mwamaranye na Kristo. Ariko ni ryari tuvuga ko umuntu yabaye uw'umumaro mu gihe cye? Ubundi kuvuga ko umuntu yabaye uw'umumaro mu gihe cye, bivuga yuko uyu muntu yakoresheje igihe cye neza, akagikoresha mu gihe gikwiriye, akagikoresha mu gihe akenewe, akagikoresha adatakaje igihe. Mu by'ukuri kubisobanura biragoye, ariko mu Befeso ibice 2 umurongo wa 10 haravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Burya iyo urimo kugendera mu cyo Imana yakuremeye uba urimo kuba uw'umumaro, kuko Imana ntiyaturemye kugira ngo tube abantu badafite agaciro, abantu batakaza umwanya. Hari ikintu cyakuzanye mu isi ugomba gukora byanze bikunze. Ni ukuvuga ni tashe y'umuntu ageze mu isi no kugeza ayivuyemo. Amen. Hari abantu kera bajyaga bavuga ngo icyo uzaba ntaho kijya, ngo nimba Imana yarakwandikiye nyine ko uzaba indaya n'ubundi uzayiba, niba yarakwandikiye ko uzaba umujura. Ni nko kuvuga ati mbese hari n'umuntu ubuzima babayemo wenda butandukanye, yaba ari ubw'ingeso mbi n'ingeso nziza, ashobora kuvuga ati njyewe iki nicyo nkora kandi gikora neza, ntekereza ko ari cyo Imana yandemeye. Hari iby'abasileyi kwinizi nabyo urabizi, nabo babikora bavuga bati imibiri yacu ni impano Imana yaduhaye tugomba kubyaza umusaruro. Mbese ni gute wamenya icyo Imana yakuremeye? Ese icyo Imana yakuremeye gisa gite, gifite iyihe shusho? Mu by'ukuri bijya bimbabaza cyane kumva ibyo biganiro, cyane cyane mu bajene. Usanga buri muntu wese avuga ngo icyo yagenewe ngo agikora neza, niba yenda yarabikora rwose ashishikaye, niba ari umujura ariba ashishikaye. Ariko nta muntu, nk'uko maze kubibabwira, ko Bibiliya ivuga ko turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo nta bajura bagenderamo, nta basinzi, nta basambanyi. Mu yandi magambo ni imirimo myiza, nta mirimo yose. Muri iyo mirimo myiza harimo nk'iyihe, kugira ngo tubyumve neza cyane? Mu by'ukuri ndaza kugerageza gutanga ingero zo muri Bibiliya, kuko ni nyinshi cyane, ariko hari zimwe gusa nagiye ngerageza gusibura kugira ngo umuntu yumve byibuze afatireho nk'urugero. Kuko ubundi kuba uw'umumaro mu gihe cyawe cyangwa mu gihe gikwiriye, uyu muntu aba azi neza icyo yaremewe, uba uzi neza icyo waremewe, uba uzi neza aho ugana, uba ureba ufite intumbero, ntabwo ari ugupfa kugenda gusa. Niyo mpamvu nafashe urugero ruri muri Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 7, ngira ngo mwamfasha tukahasoma. Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 7 haravuga ngo, ni Pawulo uvuga aya magambo, aravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka
iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara si jye jyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. Uyu mugabo Pawulo namufasheho urugero nubwo itangira rye ritari ryiza cyane, nubwo itangira rye yabashije kurwanya Imana, ariko yabaye uw'umumaro mu gihe gikwiriye. Igihe yari amaze kumenya ukuri, igihe yari amaze kugusobanukirwa, igihe yari amaze kumenya Yesu Kristo yarwanyaga uwo ari we, noneho yabaye uw'umumaro. Akoresha igihe cye cyose gisobanuye mu magambo make muri bimaze gusoma. Ati narwanye intambara nziza. Ati narinze ibyo kwizerwa. Ati mbese avuga imirimo myiza yakoze mu gihe cye, kugeza ubwo avuze ati ndashaje, aho bigeze mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iry'umwami utabera yambikiye. Niko umuntu akwiriye kubaho, niko umuntu akwiriye gusoza. Yego, ndumva ari rwo rugero rwa mbere, nubwo ndi bubone n'izindi ndi bubaye. Ndibaza nti ese ibyo bipimo ni ibihe bipimo bishobora kutwereka ko umuntu yabayeho umumaro mu gihe cye? Ni ya magambo bavuga ku munsi wo kumuherekeza yapfuye, kuko abantu benshi bashobora, hari abazi ko kugira neza, gufasha no gukora ino mirimo myiza tubona, gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi n'iki byose, bakabishingiraho bavuga ko wenda umuntu wafashije abantu benshi, umuntu wabanye n'abantu neza, aba yarabaye umumaro mu gihe cye, kuko aba yarabereye umugisha abandi, nubwo yaba apfuye adakijijwe. Ibyo byo ubivugaho iki wenda kugira ngo twinjire mu kindi kibazo cya kabiri? Icyo nabivugaho, amagambo bajya bavuga baherekeza umuntu, ntabwo ngiye buriya nayashingiraho cyane, kuko nta na rimwe ndaherekeza umuntu ngo numve barimo baramuvuga nabi nubwo yari ruharwa. Niyo ntacyo yakoraga, niyo yari mubi, usanga barimo bashakisha utuntu basakuma n'utwo babeshya. N'indaya bakavuga ati yakiraga abantu neza, yari umugwaneza, yasetsaga, ariko ugasanga mu by'ukuri ntiyabaye uw'umumaro muzima, yabaye uw'umumaro wenda umumaro upfuye. Rero icyo navuga, uyu muntu uba umumaro mu gihe gikwiriye, mu by'ukuri aba ashimwa n'Imana, ariko n'abantu bamushima, ku buryo ikintu kivuzwe, ikintu kiri mu bantu, kiri muri realite, niyo utarapfa kiravugwa, bakavuga ati uyu nguyu. Ingero zimwe na zimwe zijya zifatika no mu buzima busanzwe, kavuga uti uyu hari aho yatuvanye, uyu yarwaniriye igihugu, uyu nguyu yakijije abantu runaka, uyu nguyu. Donc ubuzima bwa buri munsi buraguhamiriza, ariko n'Imana nayo igateraho kashe. Birakwiriye yuko aba bombi badushima. Gushimwa n'abantu gusa Imana itagushima ntacyo biba bimaze, kandi no gushimwa n'abantu nabwo n'Imana abantu bo ntacyo babona. Burya akenshi tuba twibeshya kuvuga ngo Imana iragushima, igushimira ibyo wakoreye mu bantu, ko tere dukoreramo iriho abantu gusa, ni nabo Imana idukoreshamo. Igihe rero nabaye uw'umumaro bigaragarira muri ubwo buryo. No mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 16 hagiye havuga imirimo ya kamere, hakavuga n'imirimo y'umwuka. Ngira ngo ibyo murabizi, iyo yose zirya mbuto z'umwuka zijya zigaragara. Iyo uhereye ku murongo wa 22 mu Bagalatiya haba hagaragaza, ariko imbuto z'umwuka zo ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukugwa neza, ikabivuga mu buryo bwose burambuye. Nguko uko umuntu aba uw'umumaro. Rimwe na rimwe ushobora kuba n'uw'umumaro wenda mu gihe gikwiriye, utari n'umukristo, ariko hano turimo turavuga abantu b'Imana, turavuga abantu basenga, turimo turavuga umukristo yaba uw'umumaro igihe cye. Kuba uw'umumaro si ukwirebaho wenyine, si ukureba inyungu zawe wenyine ngo wisengere, wenda ureba no ku bandi, ukagira icyo uba cyo, ukagira uwo ubera umugisha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niho haziramo ibyo wari uvuze, gufasha abakene, gukora ibi n'ibi, gusura abarwayi n'ibindi, ariko ukabyongeraho no kubaha Imana. Ese ni ukuba uw'umumaro mu mboni y'abantu no mu mboni y'Imana. Ukabanira abantu neza, ugashimwa nabo ndetse ugashimwa
n'Imana. muvuze akantu nkunze cyane. Birashoboka ko umuntu ashobora gushimwa n'abantu ariko ntashimwe n'Imana. Nuko byaba bimaze iki umuntu mbese gushimwa n'abantu ariko akabura ubugingo buhoraho akarimbuka iteka. Ariko nta muntu ushobora gushimwa n'Imana ngo ntashimwe n'abantu. Yego. Uvuze ko nyine kuvuga ngo Imana irashima ariko udashimwa n'abantu ari ukwibeshya. Ako kantu ni keza cyane. Reka dukomeze. Ni izihe nzitizi zishobora gutuma umuntu ataba umumaro mu gihe cye? Inzitizi ya mbere ishobora gutuma tutaba umumaro ahanini ni ukudatozwa neza. Kudatozwa neza ni ukuba kwigira ku birenge by'abantu batari beza cyangwa ukigira ku birenge by'injiji zikagutoza ibyo zitakagombye kugutoza, bigatuma udindiraho kuba watera imbere mu buryo bw'umwuka, bigatuma uhora wirebaho cyangwa ureba ibidakwiriye. Ureba ibidakwiriye ukumva hari ibyo ushinzwe kugenzura bidakwiriye, nyamara wakabaye uw'umumaro kubera ko wigiye ku birenge bitari byiza. Aho ndimo ndavuga environment, yaba iy'itorero, yaba iy'abantu, yaba imiryango dukuramo, byose bishobora kutubera inzitizi zo kuba ab'umumaro mukeya mu gihe cyacu. Indi nzitizi nababwira ni ukutareba imbere ugahora ukururwa n'amateka. Abantu benshi ntabwo baba uw'umumaro kubera iki? Kubera yuko umwanya wo gutumbira imbere ngo avuge ati ngiye gukora ibi, ngiye gufokasinga kuri ibi, usanga ubuzima bwe bwose akururwa n'amateka y'ibyashize, ibyamubabaje, ibyamuvunnye, kumva bitazashoboka, kumva byaragenze gutyo ubushize bitazongera, guhora ureba inyuma. Nabaho urugero, Mukaroti yashoboraga guhunga igihe yari avuye iwabo i Sodomu ahungishijwe n'abamarayika, ariko aravuga ati ni ukuri ndumva ibyo nsize inyuma ahangaha ntabwo biri bunkundire gufokasinga imbere, umwanya wo kwihutira kureba aho hagana isowari aho bari bamwerekeje, ahubwo arahindukira kugeza abaye inkingi y'umunyu. Nta kindi dukura mu buzima kutaba ikintu dukuraho cyo kureba inyuma no guhora dutekereza amateka y'ibyashize, biratudindiza, ntabwo byashobora gutuma uhinduka uw'umumaro. Ugomba guhinduka uw'umumaro kuko ufokasinga ku cyo ugiye gukora. Icya gatatu nababwira ni uguhora twigereranya n'abandi. Abantu benshi cyane muri ubu buzima ahora yigereranya n'abandi, yumva kanaka kuko atakoze ibi cyangwa kuko yabikoze nabi nanjye ngiye kubikora, wese ngenda abikora ndinde, wenda kuko yari mukuru wawe, kuko yari so wanyu wigiragaho, ugahora buri gihe urimo kwigereranya n'abandi. Oya, wese kuki se ari uyu nguyu, kuki ari pasiteri se nawe akaba yabikoze muri ubu buryo butari bwiza. Ibyo ngibyo guhora turebera ku bandi mu by'ukuri ntaho byatugeza. Hinduka wowe ugomba kuba we mu gihe cyawe, utarebeye ku bandi ibyo bakoze cyangwa utigiye mu mafuti y'abandi, byakugeza kure. Icya kane rero nababwira, nsigaje kimwe gusa, icya kane nababwira ni uguhora wiha excuse, ukavuga ngo ngewe ibi sinabishobora, ngewe rwose ndumva nabitekerezaga ariko ntabwo naba umumaro, ese ubu ngiye gushyanuka, ese ubu ngiye gukora ibi ngibi kuko ari ngiye kamara, ese ndi umuntu w'igitangaza. Ugahora uyu muntu ashaka kumva ko yiha excuse, nabishakaga ariko ntabwo biri bukunde kubera ko ngewe ndi kanaka, ndi uyu nguyu mvuka muri uyu muryango. Nka Moses buriya kirya gihe Imana yamutumaga yari imubonyemo umumaro, yabonaga ari uw'igihe gikwiriye kugira ngo akure ubwoko bw'Isirayeli muri Egiputa, ariko watanga gutanga ubusobanuro. Mana urareba ngiye mvuga didima, Imana ntireba ibyo, ntabwo yita kuri ibyo ngibyo. Iyo ugomba gukora ubundi urabiyiharira, niyo igufasha, niyo igushoboza, ntabwo we n'ubundi wakwishoboza. Icyo ugomba gukora ni ukwemera, ngewe ndahari, available, ahasigaye mwami wankoresha, ukareba yuko Imana itagukoresha. Na Yona niko byamugendekeye. Yona yaratumwe atanga excuse. Reba bariya abantu ukuntu tuzirana, reba ukuntu abantu twangana, ngenda ajya kubatabara kubera iki? Yumvaga afite rezo. Mana urantuma muri bariya banzi bacu kubera iki? Yumvaga afite rezo, ariko nta rezo n'imwe.
nta excuse n'imwe ihari yatuma umuntu ataba uw'umumaro mu gihe gikwiriye. Icya nyuma rero navugaga ni environnement tubamo, ni inshuti zacu tugendana, ni imiryango yacu tubamo, donc aho uri buri gihe usa naho. Iyo uba mu bantu b'abanebwe uzaba umunebwe, bahora bapostponinga ibintu igihe cyose bavuga ngo urumva ngo twebwe ngo urareba ngo turacyafite igihe. Wabwirwa n'iki gihe usigaje? Ukwiriye kuba uw'umumaro mu gihe urimo, apana kuvuga ngo ejo. Ejo ntabwo ari ahawe. Imana ntibishaka uzageza, ariko nitabishaka se uzasobanura iki imbere yayo ivuga ngo byarananiye, burya nagiye kubikora, barumuna banjye barambuza, bakuru banjye iwacu barantuma, so what? Murakoze cyane, ndumva navuga byinshi ariko ibyo nabyo ni ubusobanuro buhagije. Ndizera ko abantu badukurikiye rwose bari gufashwa, ngewe nafashijwe already birenze. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Ngewe reka iyo nyita iminyururu idufata itubuza kuba b'umumaro mu gihe cyacu. Mbese hari ibishoboka kubyigobotoraho mu buryo bworoshye, na environnement wahindura rwose, nabyo nubwo bitaba byoroshye, haba harimo inshuti n'iki, ariko nabyo ntibikomeye cyane. Ariko hari nk'amateka, ubuzima umuntu aba yaciyemo, ibikomere umuntu ubuzima buba bwaramusigiye, kugira ngo akomeze imbere bikagora, kandi atari bya bintu wenda nawe yiteye, ari ibintu byamugwiririye. Noneho tubifashe muri ibyo ngibyo ndetse n'ibindi byose mwagiye mutubwira, ni iki noneho umuntu yakora ngo abyigobotore abe umumaro mu gihe cye, igihe uri kutwumva asanze muri izo nzitizi uko ari eshanu, harimo inzitizi nk'eshatu zikimuboshye, cyangwa se inzitizi ebyiri, cyangwa se imwe, cyangwa se zose. Ni iki yakora kugira ngo abe noneho umumaro mu gihe cye? Uyu munsi aka kanya ni iki wamugiraho inama ko yatangira gukora kugira ngo abe umumaro mu gihe cye? Murakoze cyane. Hari ibintu byinshi umuntu yakora nubwo bitoroshye, ariko Imana yagushoboza. Ikintu cya mbere nkunda kubwira n'urubyiruko igihe kinini, cyane cyane nkunda gufokasinga ku rubyiruko kuko nibo bakunda gutakaza umwanya. Ikintu cya mbere, irinde kurangara, wirinde gutakaza umwanya wawe ahatariho. Sinzi niba iri jambo ryumvikana. Hari igihe dutinda ahantu hatariho, agatuma dutakaza focus yacu, agatuma tudahinduka b'umumaro. Umaze umwanya mu buzima bwo kunywa amatabi, bwo kunywa imogi, nzaba nihana ejo, nzaba nkora ibi ngibi, iwacu nzabafasha mu gihe iki n'iki, igihugu cyanjye nzagikorera mu gihe iki n'iki, itorero nzarikorera, Imana nzaba nyikorera. Ugatakaza umwanya muri icyo gikombe cy'igicucu cy'urupfu, muri uwo mwanya w'imburamumaro, muri iryo soko ridafite icyo ryaguhereza, ukatakaza umwanya. Rimwe na rimwe umwanya wawe ukazashirira muri ibyo ngibyo wakabaye warawukoresheje neza. Reka mbonereho kubwira abantu ngo twige gukoresha igihe cyacu neza kandi mu gihe gikwiriye, apana ejo, uyu munsi. Wenda ningasubiramo kenshi abantu barakumva, apana ejo, tangira none, we kubishyira ejo ibyo wari gukora uyu munsi. Ikindi cya kabiri natindaho cyane, umuntu akwiriye kwirinda ijambo ryitwa ubunebwe. Ubunebwe ni ikintu kibi cyane. Mu migani ibice 6:9 hari ahantu handitse ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe. Reka nkubwire, witinda ku bintu bidafite umumaro ngo uvuge ngo ndaryama. Uzi ko wumva abantu bamwe kuryama babigize umushinga. Ndaryama, mbonye umwanya wo kuryama. Yego, kuruhuka ni byiza, ariko no gukora nabyo birakenewe. Itegereze neza ikimonyo, cyo kirahuniga kikamenya ubwenge, ariko mu by'ukuri n'umuntu niko akwiriye kumenya, akamenya ibihe arimo, akamenya kugenzura ibihe, akamenya ngo ni igihe cyo kuryama, ni igihe cyo gukora, ni igihe cyo kuvuga, ni igihe cyo guceceka, n'umubwiriza we yarabivuze. Rero niwirinda ubunebwe uzagera kure. Icya gatatu nababwira, irinde agasigane. Hari abantu benshi bananirwa gukora ngo bahinduke ab'umumaro kubera ko yumva ibyo yari bukore biri bukorwe na mugenzi we, biri bukorwe na pasiteri we, biri bukorwe na papa we, biri bukorwe n'umudiyakoni mu rusengero, biri bukorwe n'undi. Umurimo wose rero umuri imbere ukomeye kandi ashoboye gukora,
buri gihe agahora awusiganyiriza abandi. Nta na rimwe uzaba uw'umumaro mu gihe cyawe niba wumva ibyo wakabaye ukoze cyangwa ufitiye ubushobozi urimo kubyerekezaho abandi. Ubwiwe n'iki ukuriya nawe urimo kubyerekezaho adafite iby'Imana irimo kumwerekezaho gukora? Ese azakora ibyo akore n'ibyawe? Kora ibyawe, ibyo ubona ko bishobotse, hanyuma uhinduke uw'umumaro mu gihe cyawe. Erega ziriya ntwari buriya zarabiharaniye, ziriya ntwari tubona muri Bibiliya, bariya ba Daniyeli, bariya ba Aburahamu, bariya intwari zo kwizerwa zose tubona barabiharaniye, bashyizemo imbaraga. Nta munebwe wababagamo, nta n'uwasiganyaga undi. Ese buriya nibo babaga bariho muri kiriya gihe hari abantu benshi, buriya se Nowa ko atigeze asiganya ngo avuge ngo nibaze bamfashe kubaka, n'abo yabwiye ntibamwumvise, ariko ntiyacika intege, arakomeza. N'ubu Bibiliya imuvuga nk'uwabaye umumaro muri kiriya gihe kuko hari ibyo yashoboye gusova. Amen. Akanyuma nshaka kuvuga nako akabanziriza akanyuma, reka gushyiramo imibare myinshi mu byo ugiye gukora. Abantu benshi bigize abanyasiyansi, yumva ibintu byose ari bubyanarize. Buriya analize ntabwo ari mbi, ariko rimwe na rimwe ukanariza n'ibitari ngombwa. Ese urajya kwanariza abo wakabaye ufasha? Mbwira umuntu arohamye mu mazi, wagomba kubanza gufata za pareye ugafotora ukareba n'ibyuma ko uburemere burebure bw'ayo mazi, cyangwa ushobora kwinjira muri ayo mazi ukamusova. Abantu benshi rero bashyiramo imibare myinshi, bajya muri siyanse bakanariza, kavuga ibi mbigiyemo buriya bamvuga bate byagenda. Niba ubona ari igikorwa kitakugayishije, ntikigayishe Imana yawe, kubera icyo udashobora kugikora muri icyo gihe gikwiriye. Mu by'ukuri kuki ugomba kurindira yuko habanza kubaho akaga rikankubwiye kuba umumaro? Ni ugukora mu gihe gikwiriye, apana mbere y'igihe, apana nyuma y'igihe. Mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe ntabwo ari igihe. Kora mu gihe cyawe, ugire ibyo ukiza mu gihe cyawe, nawe Imana izakwibuka. Muri abo banyamateka n'isi izakwibuka, n'isi izakwibuka. Yesu aduhane umugisha. Hari akanyuma ariko ntavuze hari akantu ntavuze. Hari igihe, hari n'ikindi dukeneye kugira ngo uhinduke uw'umumaro muri ubu buzima turimo bwa gikristo. Tugomba kwiga gutega amatwi Imana, kwiga gutega amatwi Imana, ukayiba hafi, ukayisenga, ukayisobanuza. Ni ukuri ntabwo yakubeshya. Abantu bo batubeshya, ariko Imana yo ntishobora kubeshya umuntu. Iga kuba imbere y'Imana, ukunde gusenga, ukunde gusoma ijambo ry'Imana, ukunde guterana no kumva ibyayo. Nubwo utahura n'abantu, ariko wumva ibyayo. Hari uburyo bwinshi Imana yadushyiriyeho. Mwanya wo gutakaza igihe urimo kumva ibidafite umumaro, wumve ubuhamya bw'abandi, wumve ijambo ry'Imana, wumve ikibwiriza, usome Bibiliya. Ntabwo uzaba umumaro muke ugenda muri ubwo buryo uko ubishoboye, kandi ubane n'abo muhuje ibyiringiro. Kuko abantu benshi mudahuje ibyiringiro, si ukuvuga ngo uhore uri mu rusengero cyangwa uri mu barokore gusa, oya, ariko n'igihe ubasohotsemo ugiye mu yandi magurupe, jyamo ufite fokasi yo kubazana kuri Kristo, ariko we kwivanga nabo. Zaburi ya 50 iravuga ngo uko ubonye umusinzi wishimira kubana nawe, wicara uvuga mwene so nabi, ubeshyera mwene nyoko. Rero ni ukuvuga rimwe na rimwe ujya mu gikundi kibi ugasa nacyo, kigiyemo ugiye kuvuga Kristo, ariko igihe wumva nta kikujyanyeyo ubyihorere, kuko ntago ari byiza ko uhora iminsi yose wikuba wenda mu bajura, mu basinzi, mu basambanyi, kugira ngo ejo utaza gusa nabo, ahubwo ujyemo hari diferanse. Niba nakubona babonye ko hari icyo uje kumara, aho nabwo uba ubaye uw'umumaro. Ndangiza reka mbabwire, birakwiye ko buri muntu aba umumaro mu gihe cye, kuko uri mu isi kubera impamvu. Icya nyuma nababwira ni uko dukwiriye kwiga gukoresha igihe cyacu neza, kuko iby'ejo bibara b'ejo. Ejo si ahawe n'uyu munsi, hakoreshe kugira ngo Imana ikubone nk'uwo yaremeye imirimo myiza urimo no kwigenderamo. Yesu aduhane umugisha. Amen. Mutwigishije ibintu byinshi kandi byiza cyane, kandi ndizera yuko umuntu wakurikiye rwose
hari ibintu yakuyemo byinshi kandi nanjye ndafashijwe, si ukuvuga ngo ni uko nyoboye ikiganiro ariko nafashijwe cyane. Hari igihe twigisha ibintu cyangwa se abavugabutumwa bakavuga ibintu ariko ugasanga ibyo bintu biri kugirira umumaro abandi, noneho abantu bagasigara wenda bibaza ati ese ibintu abantu bigisha bifuza ko bikora umurimo mu bandi, ese iyo kontenti bigezeho ikora umurimo muri bo? Aha noneho ni pariti ya nyuma tuhita dusorezaho tugana ku musozo, ni nko kuvuga ati mbese ni ryari nkamwe utekereza ukavuga ati iki gihe nicyo natangiye urugendo rwo kuba uw'umumaro mu gihe nari ndimo. Nubwo umuntu ahamwa n'abandi ariko hari ibyo Imana iba yarakoze muri wowe utatinya guhamya. Rero ibi nabyo aba ari ihurizo, kubera ko mu buzima ngiye kuva nakizwa numvaga nshaka kuba uw'umumaro, numvaga nshaka gufasha bene wacu, numvaga nshaka gufasha abantu, kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, numvaga nshaka gukora imirimo myiza kandi nshimwa n'Imana ntashimwa n'abantu. Igihe cyose numvaga ntashaka ishimwe ry'abantu ko ntacyo ryamara. Nababwiye ko maze imyaka 40 yose ndimo gukorera Imana, ariko iyo myaka yose ntabwo nakwizeza abantu ngo cyangwa nababwira ngo nayibayemo uw'umumaro yose. Hari igihe nacikaga intege nkananirwa, ariko muri uko kunanirwa nkananirwa nkanjye, atari ukuvuga ngo Imana muri njye yananiwe, kuko inshuro nyinshi numvaga naniwe rwose, nacitse intege, ngiye kwijujuta, ngiye kumva nanijwe n'ubuzima ndimo gucamo, numvaga hari ikiganza kinzamura kikansubiza nanone mu buzima busanzwe. Igihe cyose numvaga mbanye na Kristo muri iyo myaka yose, mbese nta yangaruyemo ubuyanja niko navuga, numvaga ikintu nakora cya mbere ari ugukorera Imana n'imbaraga zanjye zose. Icyo gihe cyose nakubwira ngo sinavuga ngo mu myaka yanjye y'ubuto, ubu ndashaje, mu myaka yanjye y'ubuto ntago uburangare bw'ubuto nyine ntibubura, ariko hari igihe cyose numvaga nshaka gukora iyo papasi nari mfite yo gukorera Imana, ntashaka gushimisha abantu. N'uyu munsi ndacyafite iyo nyota yo gukorera Imana, uko imbaraga zanjye zose zangana numva nshaka gukorera Imana ya mirimo, ariko ntashaka ngo televiziyo izisure cyangwa se abantu bayapureshetinge, ariko nanone imwe ituma hari umuntu uvuga ngo Imana iguhe umugisha, ungiriye neza, Imana iguhe umugisha, umuntu akaba yanduhukiraho, nkumva nabwo mbaye uw'umumaro, nkumva umuntu yaza akambwira ibimugoye akanduhukiraho, bigatuma agenda wenda umutima we wongeye gusubizwamo imbaraga. Uko rero ntabwo ari ukuvuga ngo nabaye uw'umumaro, n'ubu ndacyashaka kuba uw'umumaro, ndacyanari uw'umumaro, simbyiyemeza by'igitangaza, wenda hari abo ntabereye ab'umumaro, ariko mba nifuza byibuze mu bantu 100 twahuye, byibuze 80 bavuge bati yatugiriye umumaro. 20 isigaye burya kuneza abantu byo biragoye. Hari igihe ushaka kumubera uw'umumaro ariko ugasanga rimwe na rimwe we wamubwiye ibyo adashaka kumva, wakoze ibyo adashaka kureba. Urumva rero ibyo nabyo ni ibindi, ariko ndashaka kuba uw'umumaro, ndabyifuza ni ukuri n'imbere y'Imana ngo imfashe n'imyaka nsigaje yo kubaho nzayihindukemo umumaro, n'abambona bangeraho byibuze bambonemo umumaro mu gihe cyanjye. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi. Dushimiye abo twabanye kuva ikiganiro gitangira kugeza aho kigeze, ariko wenda hari igihe abantu baba banyura mu buzima butandukanye, hari igihe haba hari umuntu uri kudukurikira wenda wumva ashaka kubivamo, cyangwa se amaze gutera nk'intambwe 2 cyangwa 1 yo kubivamo. Nagira ngo wenda tubwire, nimba wenda ntabagoye, muduhe nk'urugero rw'ikintu cyabaye, mbese nabyo bifasha abantu. Iyo shusho yabaye nk'ikintu kimwe cyabaye ukavuga ati hano nari ngiye kubivamo neza neza, ariko Imana ikongera ikagusubizamo ubuyanja kugira ngo bibere inkomezi uyu muntu udukurikiye yumve yuko nawe ibyo ari gucamo, ubuzima ari gucamo atari igitangaza, atari we wa mbere, kandi ko hakiri ibyiringiro yuko Imana ishobora
kubumukuramo akongera akagarukira Imana. Ndetse nyuma muraza no kugira ubutumwa mugenera umuntu utarakizwa, nawe ukibaswe wenda n'ibiyobyabwenge, ukibaswe wenda n'uburaya, ukibaswe wenda n'ibyaha bitandukanye, ukiboshwe na Satani, wifuza gukizwa, akaba avuga ati ibi bintu ndabyifuza, umutima urabishaka ariko umubiri urananiwe, avuga ati si inzoga nazazivaho, ibi byose nabivaho, mbese akeneye umuti, akeneye inama, yakora iki kugira ngo ave muri ubu buzima abayemo? Ni ibyo bibazo bibiri, ubundi tukahita mudusengera dusoza. Murakoze. Ikibazo cya mbere mumbajije cy'igihe wenda naba narashatse kubivamo, nta na rimwe nigeze nshaka kubivamo, narananiwe, nanizwa n'ubuzima ndimo gucamo, burangora kuko nanyuze muri bwinshi ntarondoye hano, ubukene, gucogozwa n'ibihe binyuranye, mu burezi bw'abana byose birananiza, ariko icyo nababwira kimwe, numva nashobora no gufashisha abandi, ni uko mu gihe cyose umuntu aba yananiwe, kunanirwa si ko kubivamo, igihe cyose nabaga nananiwe, niho nagiye mbona ukuboko kw'Imana mu buzima bwanjye, hamwe numva nacitse intege, mvuga ntangiye kwibaza nti se Mana ubu uriho, wagiye he, kutandeba se, ubu ntabwo ureba ibibazo ndimo kunyuramo? Aho ngaho nagiye mbona ubutabazi bwihuse bw'Imana, wenda simbone n'amafaranga nasabaga cyangwa se ibindi nifuzaga, ariko nkabona ihumure rivuye ku Mana. Aho ngaho rero nabwira umuntu uwo ari we wese waba unaniwe, kubivamo ntabwo ari umuti, kubivamo ni inama ya Satani gusa, ahubwo kubigumamo ugasaba ubutabazi. Ndabahamiriza ngo Imana mvuga iriho, irakora, ukuboko kwayo narakubonye mu bihe bitandukanye, nabonye Imana inyiyereka, iba mu ruhande rwanjye mu buryo bukomeye. Hanyuma rero reka ngire inama umuntu wumva wananijwe n'ibyaha arimo, n'ingorane arimo, barahari bene wacu, barahari abo duhuje, barahari abana bacu, buri wese uri muri ibyo ngibyo, impamvu wenda atinda akananirwa no kubivamo, ni uko ashaka kugenda kubivanishamo imbaraga z'umuntu ntizijya zishobora, ariko igihe wagivinze apu, amaboko ukayamanika, ukabwira Imana ngo Mana noneho ndahari, ndaje, mbabarira umfashe. Igihe uzasenga iryo sengesho ukabwira Imana ngo ndananiwe, weho tangira ukore, nibwo uzamenya ko Imana wivuze ari Imana y'inyambaraga. Aho ntiwagiye inzamura, imvana muri ibi, na n'uyu munsi nkaba ngihagaze nkivuga gukomera kwayo. Ndashimira Yesu yuko yashobora nawe kuhagukura, yankuye mu byinshi, yankuye mu byinshi bikomeye, ndetse nimfata umwanya umwe nkazatanga ubuhamya, njya mbutanga lokaruma, ariko igihe kizagera wenda nshobore guhamya, mpamiriza abantu, babwira aho Yesu yagiye amvana. Buriya si umuntu udakirijwe wese uba uri mu buzima bugoye, n'abakristo nabo babunyuramo bwinshi, aho bitandukaniye n'uko umukristo wabunyuramo ariko afite umurwanirije. Ndumva hari rero twafata umwanya wo gusenga, tugasengera n'aba bantu baduteze amatwi. Umuntu wese nasenze ngo Imana idufashe ubutumwa buzagere kure cyane pe, aho bwashobora kuba umumaro, udakeneye kubwumva udakwiriye kubwumva, ariko ukwiye kubwumva abwumve bumugirire umumaro. N'iri sengesho rigere kuri buri muntu wese urikeneye, kandi rigira icyo rikora, kuko ndabizi isengesho ryinjira aho tutakwinjira, rigera aho tutagera, mu bipangu binini ryinjiramo, n'ahandi twebwe ubwacu tuhabona na audience yo kwinjiramo, rigeremo mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo, ndagushimye kuri Imana nziza, ejo uko wahoze n'uyu munsi ni kuri, kandi ni nako uzahora iteka. Warakizaga, waradukijije, watugiriye neza, n'uyu munsi uracyabana natwe, ariko n'ejo uzakomeza uturinde, utugirire neza. Ndakwinginze ngo winjire muri buri mutima ukakaye, muri mutima ugukeneye, umutima uri mu rungabangabo, Mana, mu mutima w'uyu muntu uri muri rompu wabuze icyo akora, ndakwinginze ngo umufate ukuboko, za mbaraga zawe izo watunguje Sawuli ukamuhindura, izo uracyazifite, wazikoresha muri bariya bana bacu, mu bavandimwe bacu,
mu miryango yacu, mu nshuti zacu, uri Imana ishoboye. Mana, ndagushimye ko uturemeye ubuhamya kuri uyu munsi. Nkwizeye yuko hari ikintu ukoze kandi ikintu gikoretse. Mana, nzumva ubuhamya nyuma y'iki gihe yuko hari umuntu ukijijwe n'izi nama. Mana, ndagushimiye ko hari aburohoye, ndagushimiye ko hari abavuye kure kure cyane, ndagushimiye ko hari abatumye imitima yacu yongera guseka. Icyubahiro n'ikibi cyawe iteka n'iteka, mu izina rya Yesu niho tubyambaje, amen. Amen. Imana ibahe umugisha mwinshi kubana natwe, kuduhesha umugisha, ndetse n'abadukurikiye bose Imana ikomeze kubaha umugisha. Tubararikiye gukomeza gukurikira inyigisho ziri kuri channel ya New Generation for Revival. Nimba ufashijwe n'iki kiganiro ugisangiza abandi, kandi nimba wumva ushaka gukurikira inyigisho uko tuzishyizeho ukajya uzibona, ukande kuri subscribe ndetse n'ako kazogera kari imbere, kugira ngo zijye zikugeraho mu buryo bwa notification ko twapulodinze ikiganiro. Murakoze, Uwiteka duhane umugisha.